ntacyo bimariye kubona Jihad afunzwe, nta nicyo byamarira. Izi saha ntabwo ndi hano ngo kuba ko ndi umukecuru, no, ndi hano ku mwana wanjye. Ntabwo urimo urumva my point. Point yawe ndayumva, point yawe ndayumva. None nyuma uretse gato, mbere yuko ugenda uretse gato, ikibazo cya nyuma cyangwa kukubaza, reka kwitaba abo bantu ukimara kumenya ko umuntu wakugirisha kugira ngo bandagaze umwana wawe ari Muyango kandi nta kintu mupfa, waba warashatse kubaza Muyango cyangwa wahamagaye umugabo we umubaze icyateye umugore we kuguhemukira ko kageni? Good point. Nicyo nashaka kuvuga Godfather, nimba byashoboka Muyango ndi kumubona hano hasi wamuzamuye akaganira na nana. Mureka maze tuzi ikibazo cyane. Urukumva uretse gato nari nkubajije ngo nubwo ndi kukubaza nzi uretse gato nubwo ndi kukubaza mbizi ndakubaje kugira ngo abantu basobanukirwe hano. Uvuze ko Kimenyi ari umuntu mwakuranye, wenda Muyango ntimwavugana. Uretse gato yego urumva ko Kimenyi uko byagenda kose nubwo utari wakavuganye na Muyango, Kimenyi mwaravuganaga cyangwa muravugana nk'umuntu mwakuranye, ukimara kumva ko umugore w'inshuti yawe nubwo mutavuganaga ariwe nyirabayazana ari watumye Jihad, wavuganye na Muyango umubaza cyangwa muteye gukora ibyo? Uvuze ko mutavuganaga. Uretse gato niba Muyango mutaravuganaga ukaba utarugiye kumaza nk'umuntu mutavuganaga, basi wabajije Kimenyi ni iki cyatumye umudamu wawe ankorera ubu bunyamaswa akanteza narabimubajije cyane. Ngo iki asa yampaye nawe urayizi, yarambwiye nanjye ibyo urimo urabona nanjye ndimo ndabibona gutya. Nukuvuga ngo ibintu yabikoze igihe Muyango yarafitanye amakimbirane n'umugabo we. Yego uko yansubije nuko. Kandi Godfather iyo aba ndi umunyamatiku na Muyango ntabwo nakugura nimero ze. Hano mukora space ya nyuma buri muntu akaza akubita amacupa atera n'iminyuko Kimenyi. Sinari imari. Yego. Wigeze wumva mvuga iki? Ntacyo. None se iyo nshaka guhaguruka nkazamuka nkavuga byari kwanga? Oya. None se njye ntabwo ndi hano ngo kuko ngo nshaka, oya, nta n'inyungu mbifitemo. Gusa icyo ndashaka umwana wanjye avanweho icyasha bamusize. Okay. Iyi si ubutabera nibutanyishyurira nkanjye umubyeyi wabyaye abana babiri nkabasohora umunsi umwe, isi Jihad zamwishyura. Hanyuma uwamutumye kuko yakubwiye wamutumye ukabura kumusimbuka. Reka nkubwire buri mwe wese ufiteho ukuboko cyangwa wavuze agashiraho comment, yego, azakishyurira. Reka tugarike gato nana uretse gato cyabona guhaye ijambo muco mihangane. Reka tugarike hano gato yarero kuri iki kintu mu nyumvi. Ahangahe impamvu nazanye ibi bintu ikiganiro cyagenze gutya, uyu mudamu aravuga ati njyewe Jihad tuvugana ko nari nzi ko atari bwubahiriza ibyo bintu ko yari yatumwe, mfite audio ntagomba gutangira ngaho izatangwa aho bikenewe, anyibwirira ko Muyango ari we wamutumye, ari we wamuhaye niyo video n'amafoto yakoresheje. Twumvikane hano rero ibi ngibi birangarura, mwumve birangarura ku magambo yavuzwe n'umuvugizi wa RIB biti yari murangira ngo aba bantu bafite amazina bazi gukoronga no gutukana bakoreshwa n'abandi bantu basanzwe mu buzima busanzwe, urukumva, bakabishyura cyangwa bitewe n'ubushuti bafitanye bakababwira ngo fatira uyu muntu mwandagaze umukorere discrimination. Turi kumwe? Bivuze ngo Muyango waba uri mwe mu bantu RIB, umuvugizi wa RIB yavuze ko mwaba mufata abantu mukabakoresha bakandagaza abandi mufitanye nabo ibibazo. Haleluya. Ahangaha rero niba munavuze ngo iki kintu cyaba giteye inkeke, ntabwo nigeze ry'imboga. Ahangaha turakonectinga dote nka wa murundi, urabona yaba nana yaba ibi bivugwa, urumva ko Jihad yakoreshwaga na Muyango ndetse agakoreshwa nande, agakoreshwa na Ariyakuru. Tugaruke kuri Ariyakuru. Ahangaha yaba ubuhamya butanzwe na nana nk'umuntu wafashe, kumve neza twumvikane neza cyane, nk'umuntu wafashe Jihad akamuhuza na nana, ni murumuna wande, ni murumuna wa Ariyakuru. Hano ahangaha tubonye message n'ubundi buhamya buje buvuga ngo nubwo naba ibyo uretse gato nuwo nana ibyo avuga
uzaba nta munsi n'umwe wavugana n'umugore ese ko kugura inshuti nziza uyu mugabo ni ikiwerewe we father icyo kibazo ntabwo bihuriye ikibazo ubajije no mu mama ntabwo ubajije umusaka Muchoma inshuti za fast zose muravugana aha muravugana biretse gatoya nana reka tuvuge ni ukuvuga ngo we mukanya uratubwiye ngo yatekereje mu yangwe ashobora kuba yaratekerezaga yuko uzafasha umugabo akajya hehe Australia sibyo bishatse kukubwira ngo uko byambera kose wari ufitanye umubano koko mwiza pe Muchoma ushobora kureba muri comment bari kwandikaho Muchoma ibyo ntacyo bitwaye Muchoma natangiye kubwira ngo Muchoma ntago ari hano ngo tugire tugomba no gutekereza uko Muchoma natangiye kubwira ngo umuntu wese nzi niyo yaba ari mu makuba sinamwihakana Muchoma reka ngutangarize ko nzi murumuna wawe nkaba muzi muri Kenya ntabwo ngiye mvugana nawe sunanze ushobora kuba ari ubwa mbere wambona ariko murumuna wawe turazira ariko umugore n'umugabo umugabo sibyo umugore n'umugabo barabana ngaho Muchoma uburetse gate audio ntagomba gutangira ngaho izatangwa aho bikenewe anyibwirira ko Muyango ari we wamutumye ari we wamuhaye niyo video n'amafoto yakoresheje twumvikane hano rero ibi ngibi birangarura mwumve birangarura ku magambo yavuzwe n'umuvugizi wa RIB beat yari murangira ngo aba bantu bafite amazina bazi gukoronga no gutukana bakoreshwa n'abandi bantu basanzwe mu buzima busanzwe urukumva bakabishyura cyangwa bitewe n'ubushuti bafitanye bakababwira ngo fatira uyu muntu mwandagaze umukorere discrimination turi kumwe bivuze ngo Muyango waba uri mwe mu bantu RIB umuvugizi wa RIB yavuze ko mwaba mufata abantu mukabakoresha bakandagaza abandi mufitanye nabo ibibazo haleluya aha ngaha rero niba navuze ngo iki kintu cyaba giteye inkeke ntabwo nigeze ry'imboga aha ngaha turakonectinga dote nka wa murundi urabona yaba nana yaba ibi bivugwa urumva ko Jihad yakoreshwaga na Muyango ndetse agakoreshwa nande agakoreshwa na Ariyakuru tugaruke kuri Ariyakuru aha ngaha yaba ubuhamya butanzwe na nana nk'umuntu wafashe kumve neza twumvikane neza cyane nk'umuntu wafashe Jihad akamuhuza na nana ni murumuna wande ni murumuna wa Ariyakuru hano ahanga tubonye message n'ubundi buhamya buje buvuga ngo nubwo naba ibyo uburetse gato nuwo nana ibyo avuga niyo waba utarigiye mascom ngo ufite wenda akantu gatoya ku bunyamakuru wakoresha common sense zawe ntabwo ushobora kuba ushaka gutwika ntabwo nshobora kuba nshaka gutwika wowe ngo mfate uruhinja rwawe ndutwike kandi nshaka wowe aho turemeranya ko yakoze amakosa aho reka tuhemeranya ariko tukibaza ni amafoto yakuye ndakubwiye ngo ngiyewe kuri Snapchat yanjye aka video wabara akabonye ngo nawe nkakohereze usubire ubona ko ari video bakuye kuri Snapchat 2023 wari ufiteho n'abana bawe wowe n'umwana wanjye wari murakina umupira so ni wowe wamushize public sibyo kuri nuza kuri Snapchat nana rero yego nana uremera ko wamaze kumushyira wari wamukize public ceka wumve yenda buhoro ngewe cyumbaza ndagusubiza umva uretse nana naguciye mu ijambo Muchoma manze wumve ko uyari umubyeyi w'umwana we afite uburenganzira ku mwana we ariko ntabwo umufite uburenganzira ku mwana we mukoresha amarangamutima cyane ni amarangamutima arimo nidushire na consent Godfather ndakubarangura reka kuza Godfather mureke mbafashe kuri aka kantu oya mureke mbafashe kuri aka kantu niba nana ya postinga umwana we wowe Eric cyangwa Muchoma nta consent ufite yo kuba wafata ifoto ya postinze ngo ujye kuyivugiraho amagambo thank you very much ubusi yabyumva te Muchoma afite urumije njye ndashaka kubyumva Muchoma ni uburenganzira bwawe gupostinga abana bawe ukabashyira kuri platform ntabwo ushobora gushyira abana bawe kuri platform uri kubavugaho amagambo mabi
urimo kunyumva ariko gufata abana genda urebe amagambo yavuze ntabwo uri gufata iyi video yavuze amagambo mabi ku bana cyangwa yakoresheje amafoto ari public y'abana wanyumvishe se ariko se amagambo mabi ku bana afata amafoto ntiyapfuka mu maso kandi n'ibyo avuga byose ari ubeshya reka nkubaze Muchoma how do you feel wicaye iwawe ukajya kubona umuntu akoherereje video sibyo umwana wawe barimo baramubaza ngo winjiye Buraya ngo dukore DNA wowe uzi ko ari uwawe gusa mbere yuko reka manza wumva icyo kintu Muchoma aya masaha umuntu akaza akakwibasira akaza akavuga ati umwana wawe wawe dore se n'uyu nguyu mu gukora DNA hara wowe ari utari kumva so ugafata ama video ukayajyana hariya Nana yafashe aka video kabare bari gukina umupira bari guhavinga fane bishimye undi aragenda akavanaho araza agakoresha muri negativity agakoresha abaga urukunyumva afata abo bana abambura identité yabo avuga ko abo bana uwo bita se atari sabwo ari ibinyendaro bya kimenyi halo urukumva icyo kintu wowe nikiri kuvuga avuga ngo bavanye ngo ni icyamamare ndakubaza abana b'umuntu ukabajyana hariya urimo kunyumva ngo kuko ngo wabonye wagiye kuri platform y'umuntu nani Muchoma uvanyeho aka video nujya kuri aka video abana bari gukina umupira urimo kunyumva abana bari gukina umupira umubyeyi ari gukina nawe umupira arabaza ngo who is your role model urimo kunyumva uriya ngo ngiye muri iyo statement yose ndazira inyuguti ke arazi ngo Godfather impamvu iki kintu impamvu nshaka kukivuga society y'iwacu y'abanyarwanda ntago dukunda gutekinga accountability y'amakosa yacu twebwe ubwacu tuba twakoze icyo ni ikintu cya mbere tugomba kwemeranya niba umfasha amafoto yawe ubwawe bwa mbere ukipostingira kuri Instagram cyangwa kuri TikTok uratuma guto y'amafoto y'abana bawe njyewe nkayafata ntabwo kutubwo burenganzira ese uburenganzira buhabwa ninde icyo kibazo ntabwo sizi niba ari inuza simbizi ninde ubuhabwa oya mureke kuzana ibintu byisha nkaho kari cyo kuvuga ngo abanyarwanda kandi already manuka oya uretse no kumanura kuboroka ntabwo ariko sometimes abantu baba bakeneye kugishwe kuko baba batabizi no Muchoma ntabwo biga Muchoma n'umunyempaka arashaka kwiga cyangwa arashaka kubyanga abantu stop ngewe icyo kibazo ari ikintu atari kumva icyo kibazo harimo hari kintu atari kibazo harimo aravuga ngewe nakibajije Dr Murangira ndakimubaza yaje muri training twari turimo ndambwira ni umuntu ya postinze ikintu ngewe kugifata nkagira icyo nyivugaho hari ikintu bitwaye arambwira ngo nta kintu gitwaye mu gihe umuntu ataramutse aje kukurega ego ariko naramuka aje kukurega amategeko azagufesinga uzabiryozwa no uyu nguyu ikintu kiri kurakaza kuri Muchoma nuko ari kumva ntabwo uretse gato kuba umuntu afite social media ze urimo kunyumva ntabwo ushobora ufite ububasha ahubwo se Godfather izi mbuga abantu bakoresha Mucho izi mbuga ukoresha ntabwo wasinye act yitwa copyright copyright ni iki ntabwo ari public nimba ufashe ikintu oya buretse usayininga TikTok wowe ubwawe wasayininze ikintu cyitwa copyright iyo umuntu aje kuri post yawe agakuraho ikintu akaripostinga agahindura ninkora repost simpindure nta kibazo ako ninkora repost nkongeramo ibindi nshaka aho ngo hari ikibazo I need consent kuri original owner icyo cyitwa copyright rero nimba nta burenganzira mwayo ku ifoto nicyo cyakirimo ubwo bwacyo ni cyane ngo kongo ifoto iri public hari copyright nayishizeho ngiye kubera impamvu zanjye nimba yashakaga kuyikoresha agomba kuyikoresha ukwiri akayipostinga ntagire ikindi kinavuga nta cyaha cyari kuba kirimo uremeranya nanjye ko iyi foto sibyo ndabona na Muchoma amaze kuduhindura ikiganiro ari mpamvu ninkumanura oya ntacyo turakomeza nakira turakomeza turagenda tega amatwi bayite utandisha bona guhaye mute your mic thank you
kuko mucoma akavuga ikiganiro tukava mu byo twari turimo gusa Godfather turi kuganira ntabwo turi mushaka kumva ntabwo turi ntabwo ndi kuganira nawe mute your nonsense Mike please kuko ugiye kuza kwica tuzaho ikiganiro ntabwo turi please ndagusabye ntunsaze bro I do respect you iyubahe ntabwo tujana muri negativity no turahangaha kugaragaza ibintu ndagusabye winjagaraza ntabwo turahangaha ntabwo umuntu ndakubaza we mucoma ninde muntu ufite ububasha bwo kuza akibasira undi ahangaha muri gushyigikira muri kwibasira jihad namwe so bivuze ngo agenda ubwire ribo wakiwerewerewe none se wamusenze muri ribo ibyaha bitandatu twese twabimushinja azaje kumuburanira yeruje kumuburanira iki kizwi shanuka yeruje kumuburanira ndakubaza turashinda jihad dupfiki jihad nanajya nakibazo mfiki nawe ariko ni mujye mujyana n'ukuri wowe uraza ukadefanda ko yari afite uburenganzira bwo gufata abana b'abandi akabajyana kuri YouTube akabambura identite yabo akabahereza undi se agafata nyina akamwita umukecuru uyu muntu umukecuru uyu mubyeyi muri kwarana umukecuru nana n'umukecuru uburyo agera akamukora discrimination urukunyumva stop that ntabwo ari byo ibi ngibi tuve kuri uyu nguyu noneho tuve kuri uyu nguyu we mucoma tuve kuri uyu nguyu nkuzamuye bwanyu murongera kuvuyanya ibintu turaguruka ndagize nyuma nakumburuka so ikintu cyanyuma kirugomba kumenya we mucoma manza wumve ukuntu ibintu biri uburetse mbere yo kugenda we mucoma manza wumve nyirubwita akimara kubona ko ibyakoze bidakwiye yegereye umubyeyi amusaba imbabazi anamubwira ko agiye gukora ikiganiro kivuguruza ikiganiro aragenda aragikora ati ndana bamubeshyeye nacyo nkohereza utarabisobanura ukiyumve nurangiza ujye kugishaka kure kukibona reka nyikohereza kano kanya reka byohere urukuba mucoma arangije ariko muri uko kuza kumusaba imbabazi aramubwira ngo ntabwo ngiye nkeneye ko unsaba imbabazi ko wa mugabo we ntakuzi ibi bintu wabivuze ubikuye he uri kunyuma mucoma ati umuntu bita Muyango niwe wambwiye kuza kukwataka urimo kunyumva ndi kukumva rwose kabisa Muyango niwe wampaye yarinze kugira ngo nze nkugirene nkwatake umugore wa Kimenyi ariyo mpamvu turi kwaza uyu mudamu kugira ngo bishyure jihad aze kukwataka upfiki na Muyango urakoze cyane icyo nanjye nicyo nabanje kubaza rero ntabwo wakibaza kandi uri kuvuga ko ibyo jihad yakoze ngo nta cyaha bigize ibiretse umva Godfather ni mu bifatira ku mategeko y'u Rwanda turemera ko ari amakosa ariko nanone muri concept iri international turaza kubanza dutekinge n'uyu mudamu accountability amakosa ye nawe ubwe bwa mbere. Mute your mic ikibazo rero abantu bura kuvuga cyane ni byiza ariko natoreka nibyo uvuga manzi utega amatwi hano tega amatwi umva se wowe uri muri ceceka kaminike umvana muri cyangwa abantu Natasha na ubwo twarivuga ni gutya aragira ati jihad dore rero ni mukaza yagize ate yivugana na Natasha hano ndashaka wumve avugana na Natasha uyu nguyu yasabye ikiganiro baragikoze ibi biganiro yaragiye agashyiraho nuko uwamuhaye akazi aravuga ati baberanye kuko naguhaye akazi nkakwishyurira ninde ukubwiye ngo uve mu byo nagutumye gukora uje kumuvugira gute kandi nje wakwishyuye urimo kunyumva jihad ikiganiro itagisiba ntabwo cyamazeho n'amasaha 28 cyo kuvuguruza leta yakoze ntabwo ushobora kukibona we mucoma impamvu turahangaha ni iyi nayo mategeko international uri kutubwira sinzi iyo yasoma turi ku itegeko ry'u Rwanda turi ku ngingo ya 34 uretse ko nta nubwo yari yanashinjwa azaburana ceceka wumve rero ikintu ugomba kumenya uyu mutipe reka nkumvize kurbane wishirira ntabwo yamaze gushinjwa rero mucoma azaburana mucoma tega amatwi icyo muracyemera se ceceka mazi rero reka nkubwire ukuri muri kuvuga mu bantu mane mazi yo kuvuga mu bantu 1500 uburyo ibyo uvuga bimekinga sense hano harwaje gukatira umuntu urubanza nawe sometimes inshinji cyaha nawe Godfather sometimes narimbaje mucoma mane hari umuntu aravuga mucoma jadi nawe ntago turi mu mushinji cyaha kuko nta nubwo yari namunamushinjije uyu mutipe ahubwo rero reka nkubwize ukuri kwa influence cyangwa kuvuga mane kuvuga sometimes nabyiza ngo navuye abantu baraguseka bro
baraza kuguseka. Godfather. No, wishaka kugaragaza ko ufite point ngo uvuge ubusa. Please. No. Wishaka kugaragaza kugira ngo kwishyira imbere nk'ibere ry'igihugu. Okay, Godfather uri kuye team. Ko ndi kubona uri kuri side oya nta team turiyo. Bamaze gufata ango y'umudamu. Ahangaha uhisuba educated idiot. I'm sorry. Yes you are. Ndakubwira impamvu. Here we are talking as a public. Uretse gato nana. Nani Muchoma ntega amatwi. Twebwe hano muri iyi case no kuva kuri no kuva kwa nafite no dufite ibimenyetso. Hano turi gukotinga amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa RIB. Urimo kunyumva? Ibyaha 9 Jihad ari kuregwa, 3 by'imboneza mu bantu baganira, hagakurikiraho ibyaha 6. Urimo kunyumva? Byajyanywe mu nkiko, byahawe ubushinjacyaha azaburanaho. Halo? Unyumve neza akekwaho. Ubu byabaye 10. Ubu byabaye ikibari kimwe cyaraye gitanzwe. Manzo unyumve Muchoma ntago dushika Kinyarwanda. Akekwaho. Tega amatwi hano. Tega amatwi. Iyo tuvuze ngo azaburanaho tuvuze ko byamuhamye. Urakoze cyane. Ntandukanya ibyo azaburanaho no gukekwaho bitandukaniye. Hagarara manze nkumve rero. Ikiganiro urumva kuba uzamutse ugahita wijugunya mu kiganiro nk'isazi byo mati bu ugahita ushaka no kuzana ibyo uri gutekereza ngo ushyire mu kiganiro utarebye imva n'imvano yaho cyaturutse. Twafashe umwanya uhagije, ariyo mpamvu twaje kuri iyi. Usanze tugeze ahantu aba bantu bakoreshwa nabande, no kubera iki byisanga abantu bafashe umuntu bakamukoresha mu kwibasira abandi. Urukunyumva urumva byaturutse, urumva twari tugeze. Dore ubuhamya buri gutangwa uje nonaha kazerere ngo live imaze amasaha ibyo oya Godfather ibyo kuvuga uratagato space live imaze amasaha 4:25 uje mu minota 5 urashaka guhindura ikiganiro kimaze amasaha 4. Oya erega mba muri society concept ndayizi. Ceceka mutinga mic yawe uretse gato yake mini reba hano manzi usome iyi tweet. Uyu nguyu yaragira ngo urukunyumva urakoze cyane uvuze ukuri mu buzima. Aba bagore bamutumaga. Tega amatwi wumve. Godfather ndagukunze muri ubu buzima, noneho ureruye ubabwije ukuri. Thank you so much. Ndagira nkubwire ko nanjye ejo bundi mu byo azaburana n'ibyanjye birimo sha yaramereye nabi kubera uriya mugore. Uzi amarira naraye ndira maze kuvaho ibiro 6 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Wabyumvise Muchoma? Uretse kuba uhurudutse none ukaza hano utega amatwi wumve. Abo bagore ni bande? Wasanze ikiganiro so kuza hano deja uje kudusubiza inyuma. Wiza kudusubiza inyuma rero. Urukunyumva? Kuko ngo uje ufite ibitekerezo byawe, reka dukomeze hano ikiganiro wumve. Izi ni testimony z'abantu bagiye batanze ibirego bazisanga mu rukiko ejo bundi. Aha ngagarutse avuga ngo nuwonana ibyo avuga nukuri byose nje ndabizi. Nabariya bana be disi iyo myaka avuze niyo nuko byagenze nje ndabizi. Aria na Muyango na Lilipupe nta mahoro bazabonera kuri iyi si. Igihe cyabo nikigera muzabibona. Noneho ngo Lilipupe niwe uri kumushakira umwavoka. Ibya Aria impamvu nuko ibya Aria nuko azirana na Isimbi Modo, kandi Isimbi Modo aturuka Igitwe hamwe na DC Clement. Rero DC avugira Isimbi Modo, Aria nawe yishuraga Jihad kugira ngo arwanye Isimbi Modo na DC Clement. Twumvikana no tukendega cyane. Ahanga biramakinga sense kuko tuzi ko Aria kuru yatanze ikirego muri RIB ari kurega DC Clement. Turi kumwe?
hano hari umunyamakuru nyandikiye, uyu munyamakuru kadebe ibintu anyandikiye, uyu munyamakuru anyandikiye ari hehe give me a second. Okay, aranyandikiye ngo nguyu hano, reka ngewe ntanga ibimenyetso, check here. Uyu munyamakuru ambwiye gute? Dore musome, wewe bidusomere ntago twapfa kubibona. Gibi aravuze ngo yamusabye kumwishyurira sare ngo natabikora aramumena hanze. Urabona ibi bintu birahura, kuko ahangaha Ariya Kuru yari yemereye DC Clement mu bukwe bwe ko ari bumugurire keke y'ubukwe gusa. DC Clement aravuga ati ku magabanga yawe mfite nutanyishyurira sare ndagira nte ndakubaga. Ahangaha Ariya Kuru yagiye gutanga ikirego muri RIB arega DC Clement. DC Clement ibi bintu Murangira yabivuzeho. Godfather buretse gato wivugiramo, ndashaka kugira ngo wumve uri hari ikiganiro gumaze kuvuga nk'iminota 20. Ndamaze genda gake ya wumve umanze wumve n'ahantu tugeze, impamvu nazanye n'aba bagore. Uri kunyumva? Aba bagore abanyamatiku manza wumve aba banyamatiku rero ntabwo abantu nka Jihad bazashira. Umva nkubwire abantu bafite amazina buretse gato, abantu bafite amazina nk'aya Jihad bangana bate? Ni benshi. Tuvuge kuri Gitera turebe n'ikibimutera. Ahangaha munyumve neza cyane, ahangaha dukomeza inkuru. Ubu n'ubuhamya buri gutangwa kandi ngewe ndabizi, ngewe nashwanye n'Ariya Kuru kubera iki? Yazanye n'ibyo ubwo nyiravuga ati barakubeshye, ngewe ngo dufata ndihagije kakubitwe n'inkuba hip nta kiri kintu mfa nawe. Ngewe napfe nawe kuri kwanye navuga ati no don't do that. Ntabwo ngewe wari ngo dufata, ntabwo wari ngo dufata. Genda uretse gato ikintu. Mute your mic. Ahangaha urakoze cyane. Mutapinge screen ntabwo ndi bukomeze gutya, ndi gutumwuka mwinshi cyane koro ndabizi muri abahanya ku mutima, muri kuvuga gutya nta wakora kuri iyo goro ngo nkandeho. Urumva? Uriko nyumva? Ninda ko nawe kanzige give me a second. Ahangaha haravuga ngo ibya Ariya impamvu nuko azirana na Isimbi Modo, kandi Isimbi Modo aturuka Gitwe hamwe na DC Clement. Urukumva? Rero DC avugira Isimbi Modo. Ariya nawe yishyuraga Jihad kugira ngo arwanye Isimbi Modo na DC Clement. Mwumve? Noneho igitangaje Muyango ntiyumvikana na Ariya. Amakuru n'ibimenyetso birahari, ariko kubera bose batumaga Jihad byarangiye abahuje, kuko bose ari inkoma mashyi yabo. Urumva ko ari amatiku y'abagore gusa? Genda gake. Na amatiku gusa y'abagore kabisa. Ceceka hano gatoya. Umva ni byinshi, ariko izi saga zizasiga ukuri kwinshi hanze, cyane ko RIB ifite phone ye bazasangamo byinshi. Tugende gato hano rero nani we Muchoma mbere yuko uzaha. Ntabwo twebwe ngewe ahangaha dufata ngo ngera gifashe Jihad mu mushinga ibyaha. Oya, icyo nakoze ni kimwe, ngende gukotinga amagambo y'umuvugizi wa RIB. Umuvugizi wa RIB yakotinze ku kintu muri kwirengagiza, yavuze ngo birababaje kubona abantu bafitanye amakimbirane cyangwa bafite ibintu batumvikanaho bashobora kwifashisha amazina mu guharabika abandi. Unyumve neza cyane, umuntu akaza agafata Muchoma akamwishyura cyangwa akamusaba gusenya Godfather akoresheje izina rya Muchoma cyangwa izina rya Semuhungu. Aba bagore rero, aba bantu ahangaha icyatumye ngaruka kuri aba bantu nuko umwe mu batanga buhamya yaje avuga amazina. Yaje hano uyu nana aravuga ngo Jihad mubaza impamvu yankoreye ubwo bugome. Mu magambo we yaranyibwiriye ngo ibyo nakozwe nabitumwe n'uwitwa Muyango kugira ngo nze kukugira gute kugushumika. Uranyuma Muchoma? Godfather iyo odira hari. Dinda ko
mbaza umuntu bitanana rindira gato mbaza umuntu bitanana ndavuga ati ibyo ntibyaba ari harabika arambwira ati that why I was recording I have the evidence y'amagambo ya Jihad ku giti cye anyibwirira ko yatumwe na Muyango arambwira ati kuko ngiye gutanga ikirego yihoterwa nakoreye Godfather tega wimvugiramo Godfather wavuze iminota myinshi reka tubaze natwe ikibazo twibaze ikibazo reka twumve iyo audio Jihad ngo kwari gushya monda aragira aravuga ngo iyo audio izakoreshwa aho ikenewe ntabwo arahangana ngo ndibuze kuyikina ariko reka nkubwire Nana if you don't know this was the last the good time to use that audio if you have it I swear to God ntabwo ukeneye kujya kumanuka this was the right time ego oya Godfather mwe ndetse Kaminike reka twumve icyo kizakoreshwa mu bushinjacyaha ntago kiza reka twumve reka ariko se uhindutse umuvugizi wa Nana ko hari ya wanti Jihad abyihakanye kandi nawe muri nuza kuri YouTube ako kagundi kensindi today arabivuga neza ko twicaye tukavuga kandi ibyo yakubwiye byose wabifite gusa Nana mbizi neza ko amasezerano twakoranye atazayakurikiza nari mbizi neza ko azongera akabidiritinga that why you was recording sinakweretse tu video tubiri abesha avuguruza ndagira ngo ubihakana ajye kuri ntuza kuri YouTube tuganira urimo kubyumva we Muchoma so ahangaha rero ntabwo murimo muranyumva njye ikibazo mfite njye niyo yanyita umukecuru ndi umumama ubyaye abahungu n'abakobwa extra Imana yampaye impanga ndi umunyamugisha imyaka is not matter ikibazo mfite ni kimwe kuba yarabeshye umwana wanjye tukabisezerana nkamubera imfura nkamupromisinga ko ntazamurega tukabyemeranya kuri nkamutegeka kujya gukora ikiganiro akagisigaho nk'uko yashyizeho ikuguharabika none agasigaho icyo kuvuga ko yambeshye kikagumaho forever mu ntapigire screen yego yarangiza 24 hours akongera akadiritinga kandi yavuze avuga ko koko yambeshye akakuramo aho ngaho uzadiringa nawe rero nk'umunyabya nk'ibyo mupfa tugaruke gatoya nta kintu pana oya okay tugaruke gatoya abantu barakomeza kubaza niba Jihad yaraje kwibaza ko Muyango upfiki na Muyango niho ruzingiye yego guteza Jihad yego dusobanurire ntacyo rwose ndabyemera nibe bari ukuri umva sinzi Muyango mubona kuri televiziyo no kuri telefone yanjye sindicarana nawe nta nshuti yanjye nawe dufite duhuriyeho wenda yego ko kandi umugabo we muziranye kandi tugende boro ndi umuntu buri uba mu buzima bwanjye nyine ikintu nakubwira nuko nziranye na Kimenyi kandi Kimenyi nawe mperuka kumubona face to face 2016 paka uyu munsi ariko uziranye na Kimenyi ntabwo uziranye na Muyango nziranye na Kimenyi sinziranye na Muyango na Kimenyi ubyo nkubwira mperuka kumubona 2016 nta kibazo tubwira umubano okay ntacyo tubwira n'umubano uziranye na Kimenyi twarakuranye nje abanzi hano bose barabizi ko nakuriye mu Gatenga twarakuranye twari tuziranye abanzi bose nafanaga APR kera nje nzi Kimenya kiri n'umwana nawe tuziranye ubwo ntago mwigeze muteretsana n'umusi n'umwe duteretsana se gute kubera ko urumva niba Muyango ariwe watumye reka tugende buhoro Muchoma none uretse gato niba avuga ko abana be uretse gato soko mundekere Muchoma reka mukubwire Muchoma okay twarakundanye siko tubimeze umwana arimo aravuga ngo nuwa Kimenyi afite imyaka 7 yego aherukana na Kimenyi 2010 turagendana yego turi kubyumva yewe se ndi mama Maria ngo ndabikinda nkonka ibyaraciyeho imyaka ingahe video bashizeho nayipostinze 2023 bayishiraho 2025 nta kintu wiyumvishamo nk'umuntu mukuru
oya njye ndi kumva side yawe ariko kubera ko tutari kumva side yabo natwe tugomba kugerageza gukoresha ubwenge sibyo kuko ntibahari ngo bivugishe. Njyewe ndi ku burenganzira bw'umwana wanjye ntabwo ndi ku burenganzira. Njye niyo wanyita inzererezi, niyo wanyita indaya, niyo wanyita umukecuru, niyo wanyita nta kibazo. Ubu ndi ku mwana w'imyaka 7 ufite future. Ejo n'ejo bundi uzaba president bakazana no sense. Icyo ndi bwemeranye nawe kuba ashobora gutuka umwana wawe mu buryo bumwe cyangwa njyewe nta kibazo mfite. Ndi umukecuru, I'm proud. Njye aka kanya nicaye hano ubona gutya hano iwacu muri Australia kankubwira amasaha 2:40. Ubu nari kuba ntangiye akazi. Nicaye hano nkubwira ntari kuri njyewe, njye niyo wamvuga nta kibazo. Ndi kuri future y'umuhungu wanjye. None kikoraka kuri mwana ari kigoryi. Njyaba umwana yavuze umuhungu ni impanga bro. None se umwana umwe abundi mugabo undi akabundi mugabo. None se nanareka nkubaza ikintu nawe ukoresha ubwenge kuki muyanga ashobora gufata umwanzuro wo gutuma jihad ngo nicyo kibazo nari wowe ku bwenge bwawe yego reka aho magusobanurira n'ubundi byanamenetse nta muntu yora. Muyango yarabizi yumvaga neza ko njyewe kwa azi ko tuvugana na Kimenyi turi inshuti. Yarazi ngo njyewe nzafasha Kimenyi kujya hanze kandi nanjye nta bushobozi mbifitiye. Muchoma uba hanze uzi processes yo kuza hanze yego waba ubizi. Ubwenge bucya bwamubwiye ko navuga ko njyewe umugabo wanjye ari gutangire kuvuga ntabwo turi buvuge ngo n'ubwenge buke hari ubwo. None reka nkubaze Muchoma, reka nkubaze kuri umubyeyi sibyo kuri umubyeyi ushobora kubyuka mu gitondo ukicara ukajya kumva nuza family fasting umwana waruzi ko ari uwawe sibyo ngo nuwa Paul sibyo wowe ukaba ukimufitiye icyizere. Oya ntago naba nkimufitiye icyizere ariko utako uri umubyeyi nawe warabyaye ubu mbyutse mu gitondo nkatura mu kanwa kanjye nkamubeshyera ngo Miguel nowe how do you feel? None se natwe dukoresha ubwenge ko na Muyango ntago ari hano na Jade ntago ari hano ariko turongera twibaza ikibazo. None se Muyango ni umusazi we wo gutekereza yuko utazajyana umugabo we muri Australia? Ese njye mfite umugabo ese Muchoma ntago uba hanze muco ubu turimo turavugana n'umuntu uri igikongoro. Oya ariko ndikwibaza Muchoma nawe uri kwigira nkana man kandi ariko ndikwibaza none se Muyango we ni ahubwo uretse ahubwo Muchoma reka nkubaze Muchoma reka nkubaze oya uretse se nkubaze uretse Muchoma reka nkubaze kuki ahubwo twakwiye kwibaza kuki drama zose zizamo Muyango ko yishyuye kana kugira ngo basebye runaka. Uretse gato hari drama nyinshi cyane aho ngaho uretse gato mwebwe muraha uretse gato Muchoma ndashaka umwana mwiza nta nicyo nari ngambiriye gukora. Muco ngiye kuri iyi si nta kintu ntakora kugira ngo defending umuntu wese nkunda cyangwa umuntu. Reka dusome hano uretse gato Muco muravanga harega wize ubatijwe uve muri ibyo bintu byurimo hagira umuntu nsomera hano cyangwa parike nsome. Reka nsome reka parike nari mu muhanda ariko izo joro we mwankore kuri goro mwoga kubitwa n'inko bamwe ubu abana 1700 nta mutapinge bagiye kumanura ibintu ndi gusha baramanura mutapinge shikiri bataza kumvanaho. By the way space ngiye kuyivanaho ndayivanaho mfungura indi niba mudashobora gutapinga screen ndayivanaho ko baraza kumanura. Mwankore kuri goro mwoga kurwa mu ndamwe n'inyabutongo. Reka mabwira ukuri aya matiku nta kintu abamariye mutari kunkandaho murabeho ngiye gufungura indi live haraza abantu bari kuze kunkandaho munkande mwogambirwa mwe mukande ibintu bataza kumanura baramfungira konte barafunga konte yanjye ni mukande aho bataza kufungira account urakanda hino ukande mbere yo kugenda uretse gato mbere yo kugenda uretse gato njagara ku murimo aha